bakunze umuragwa Family TV twongeye kugaruka muri wa mwanya dura tukaganira uyu munsi twaba tugiye kugaruka ku makuru yatigishije imbuga nkoranyambaga muri iki cyumweru cyangwa se amakuru yaranze icyumweru nk'ibisanzwe twarabyemeje tugiye kujya rero tubibakorera nkuko mwabidusabye. Imbere ya kamera turi kumwe n'umutumirwa twatangira tumuha ikaze. Murakoze. Uyu munsi rero tugiye gutangirana n'amakuru amaze iminsi avugwa mu burezi. Watubwira mu burezi harimo izihe mpinduka kuri ubu ngubu? Mu burezi? Yego. Mu burezi sugira ngo si ibintu bisanzwe, usibye ko bahinduye ministre. Nicyo kintu kidasanzwe cyabaye muri iki cyumweru. Ministre bashyizeho uramuzi? Ntabwo muzi izina ariko ndamuzi, narabonye ifoto ye. Reka tuve mu Rwanda gato. Muri Uganda hari inkuru ubu ngubu irimo irahitinga, sinzi niba wenda uyizi yura muhungu wa perezida wa Uganda, aho abantu benshi urumva bari bazi ko ngo ashobora ngo kuziyamamaza muri imanda igiye kuzakurikira, ariko yagiye kuri Twitter yandikaho ko ngo igisirikari cya Uganda ngo kigomba kuyobora Uganda, ngo kandi ngo igisirikari cya Uganda ngo ntago ngo yakivamo ngo ajye kuba perezida. Abantu benshi byabatangaje. Iyo nkuru waba wigeze uyibona ngo wenda ugira icyo yitubwiraho? Aho rero shaka kubaho wabyumvishe nabi, cyangwa se niba wabisomye ukabisoma nabi. Nabisobanukiwe nabi. We yavuze ngo ntabwo muri iyi manda ashobora kuzasimbura se, kuko igihugu kiracyakeneye se. We yumva ko manda ya perezida wa Uganda izarangira muri 2026. Yego. Bivuze ko we ashaka ko ise yongera kuziyamamaza iyo manda izatangira icyo gihe. Ariko ahubwo akavuga ko nyuma y'iyo manda Uganda igomba kuyoborwa n'umusirikari cyangwa umupolisi. Ako kantu ngo yavuze ko ngo Uganda ngo ntago ishobora kuyoborwa n'umuntu utari umusirikari cyangwa umupolisi. Abantu rero bakibaza ngo ko uriya Bobi Wine ari umusivile kandi akaba ari umwenda mu bantu bagaragaza ko ari umuntu nyine uba ushaka kuyobora Uganda, hazakorwa iki kugira ngo wenda cyangwa se ni ikihe kizaba igihe azaba ashatse kwiyamamariza kuyobora Uganda kandi atari muri abo ngabo yabashije kuvuga? Kwiyamamaza no gutorwa ni ibintu bibiri bitandukanye. None se ubundi ntiyamamaje rimwe na Museveni ko yaramutsinze? Ntabwo bivuze ko nta musivili uziyamamaza, ariko nyine yiyamamaza atiyamamaza hazatsinda umusirikare cyangwa umupolisi. Erega nibyo yivugira, nibyo yivuga, kuko uriya muhungu wa perezida akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, kandi ibyo avuga byose ntabwo byose abishyira mu bikorwa. Hari igihe bashaka no kugira ngo arebe wenda icyo abaturage bavuga, kugira ngo yumve ibyiyumviro biri mu baturage. Ushobora kubona ukabona n'ejo bundi wenda ariyamamaje ntawamenya. Ariko ibyo ngibyo reka tubirekera Abagande, ni ibyabo, ibyo ntabwo bitureba. By'Abagande. Okay, reka tugaruke mu Rwanda. Muri iyi minsi kuva iki cyumweru cyatangira, ubwo tugiye muri siporo ho gato, turagenda tuzenguruka ahantu hose. Hari inkuru yashyushye ya Kenisi arimo aravuga kuri Reyo. Aravuga ati Reyo ibintu nzayikorera, ati bafana ba APR numva nzabahorera kubera ibintu Reyo yabakoze. Kuko abantu benshi bavugaga ko ibintu Reyo yagaragaje wenda ijya gufanira ikipe batazi, nyine ngo nukugira ngo bereke APR ko ngo nyine batayiri inyuma, baje kuyimenasa. Hari ukuntu nyine wenda abantu benshi batabibonye kimwe. Hanyuma Kenisi aravuga ati nge nzabahorera, abiherekesha amagambo akomeye cyane. Abantu benshi bavuze ati Kenisi aho ngaho rarengereye. Aho ngaho wenda tugendeye kuri icyo kintu, ibyo bintu we wabyakiriye ute kumva Kenisi amera nk'umuntu nyine uri hejuru ya Rayon Sport bitandukanye wenda nuko izina Rayon na Gasogi dusanzwe tubizi muri football y'u Rwanda? Ariko rero ni bisanzwe ubundi akenshi Kenisi yo ikipe igiye gukina cyane cyane ikabigiye gukina na Rayon, ebana aratangaza kabisa.
rero kuba yatangaza njye nta gitangaza yagira ko ndabimumenyereyeho. noneho n'ikindi ugomba kumenya ni uko Rayon Sport kugira ngo itsinde Gasogi ubu ngubu bisigaye bigorana. Hashize nka shampiyona nk'ebyiri cyangwa 3 bigorana kabisa. hari igihe babatsinze ubundi bakanganya ubundi bakagira ute wenda bagatsindwa. Biriya rero Kenisi avuga akenshi usibye ko we aba ari no gucuruza. Utacuruza gute? Kuko urumva nk'uwo mukino uvuga niyo izaba yakiriye Rayon. Kandi abareyo bagira abafana benshi. Uko baza ari benshi niko Kenisi azabona amafaranga. Gasogi ni izaba yakiriye. Yego. Urumva rero ko Kenisi icyo agomba gukora agomba ku marketinga nyine. Kandi nawe wabikora. Ugahamagarira abantu ngo baze benshi kugira ngo amafaranga yinjire. Ubwo twabifata mu buryo bwa marketing. Niko mbitekereza ariko akenshi usibye ko nibyo bya marketing ntabwo Rayo igishobora Gasogi gutya bisanzwe. Oya niyitsinze usanga yitsinze 2-1 cyangwa 1-0. Ariko akenshi ubona ewana isigaye iyitsinda cyane cyangwa bakanganya. Hari undi munyamakuru nahise numva nawe ameze nkaho abishimangiye uriya Ndahiro Valence Papi avuga ngo ko Rayo ngo ari umugore ngo wa Gasogi. Abantu benshi baramwurira nyine avuga ati nawe warengereye ikipe ijejo bundi itaramara n'imyaka ingahe ni gute uyifata ukayita umugabo hanyuma imaze imyaka irenga 40 akaba ariyo wita umugore. Abantu baravuga bati rero Ndahiro Valence Papi nawe ashobora kuba yarengereye wenda kuba yagerageje nyana none kunga mu rya Kenisi agashira Rayo hasi kuri urwo rwego. Ibyo ngibyo wumva mugani nkuko abantu babivuze nta kurengera kwabayemo. Muri siporo rero ubundi iyo muri mu kibuga ibyo wakoresha byose manzi ubu byemerewe. Ntago nzi amategeko agenga siporo cyane, ariko niba Papi ari mu ruhande rwa Gasogi ntabwo yari gutandukira ibya Gasogi. Ikindi kandi rega ubundi se kuba ngo Rayo ngo imaze ngo imyaka Gasogi ikaba imaze imyaka ingahe, yukoze ikintu ni wagikora mu mwaka umwe ubahita bate wakoze ikintu cya kigabo. Ubwo niba ariko babibona sava ubwo abareyo bazigaragaze bagaragaze ko atari abagore bagasogi. Uko zihagaze muri iyi minsi cyangwa se uko ziteguye amakuru amaze iminsi avugwa muri Rayo cyangwa se avugwa muri Gasogi, iyo urimo guha amahirwe kuri uyu mukino ni iyihe? Ana kera meyer ganye. Ubwo nyine bizakemurwa n'umusifuzi na sifure ya nyuma. Okay. Reka tumenye nk'abagiye hanze ho gato. Undi turacyari muri siporo. Muri iki cyumweru habayemo irushanwa abantu benshi bakunda kuvuga ko ngari ryo rushanwa rikunda kuraza abagabo ijoro rya Champions League. Nibwo ryatangiye muri iki cyumweru. Kuri iyi nshuro rikaba ryarabaye mu buryo wenda ritari risanzwe ritegurwamo, ariko ntago tugiye kuvuga wenda ku buryo byahindutsemo wenda ukuntu ryakinwaga cyangwa se ngo n'amakipe yiyongereyemo, ahubwo tugiye kugaruka wenda kuri zimwe muri resulta zagaragaye muri iri rushanwa. Hari amakipe amwe namwe wenda yagiye atungurana agatsinda ibitego byinshi abantu bagatungurwa, cyangwa se andi ntatsinde nanone abantu bagatungurwa. Ariko ngewe reka nkubaze cyane ama equipe wari witeze ko yagombaga gutsinda niko byagenze, nta gutungurwa kwabayemo cyangwa habayemo gutungurwa kutageze kudakabije? Ngewe yantunguye nkabona ibyo ntari niteze ni Man City ko yaranganije kandi ashaka kwitsinda. Naho Real se nayo nta kibazo. Real ntaribi. Reka tugaruke mu Rwanda ho gato. Hanyuma nkubaze muri iki cyumweru hari indi nkuru ngiye nabonye y'umuntu bita Andi Bumuntu. Yabaye iki? Ngo nawe yasezeye kuri Kiss FM. Kera. Yego. Yarasezeye. Yaba yaragaragaje impamvu se yamuteye gusezera? Yasezeye ku mpamvu ze bwite. Nicyo yavuze. Ambo. Kayo nguko.
kuki se wibanze kugusezera kwa ndi bumuntu? Hari undi wasezeye ninde? Oya ndakubaza kuki ari we wibanze ko hari abanyamakuru benshi basezeye, kuki andi bumuntu basezeye kuri Kiss FM? ashobora kudasezera kuri Kiss FM agasezera ku yindi radio yakoragaho. Urumva andi bumuntu abantu benshi nyine twari ubundi yaje mu itangazamakuru, abantu benshi batari babimwitezeho, yaratunguranye nyine kuza mu itangazamakuru. Ikindi azaje ku radio navuga ikunda kumbwa n'abantu benshi. Abantu benshi rero n'undi twari twiteze ko kubera ko umugenzi we bakoranaga mu kiganiro Sandrine Sheja avuye kwa iriya radio, twumvaga ko wenda agiye kuhaguma akamera nk'aho agiye gufatanya na bagenzi wenda kuziba icyuho cya Sandrine. Ese Sandrine ntiyabonye umusimbura, Anita Pendo ntiyagiye mu mwanya we? Okay. Harya. Okay. Ubwo twumvaga ko twari twiteze kureba ngo ese ukuntu andi bumuntu yakoranaga na Sandrine bigiye kuryoha, bizakomeza kuryoha nkuko agiye gukorana na Anita Pendo. So abenshi rero twabonye agenda cyatwumvise yagiye, urumva twaratunguye, bamwe nanavuga ko twanatengushwe kuko twumvaga twiteze nyine ikintu bagiye kutugezaho. None ubwo andi umuntu ahuye na Anita Pendo ni cye kintu none bagiye gukora kiri bumere cyangwa se kikarenga ku cyo wenda yakoranye na Sandrine Sheje. Ni icyo ngicyo cyatumye wenda ngiye mbitindaho cyane, naho ubundi nta kindi kidasanzwe. Hari ikintu n'abantu bibeshya ugasanga niba umuntu avuye yarakoranaga n'undi akavaho kuri kundi yagiye, nka kuri wenda Sandrine yari yahinduriwe imirimo, yahawe inshingano na leta, ubwo ngo abo bakoranaga ngo ntibazumvikana n'uwo. Ibyo ngibyo ni amatiku y'abantu. None se ubundi Sandrine ajya gukora kuri Kiss FM, hari kontra yasinye ko azajya korana na andi bumuntu. Andi bumuntu yaje amusanga, iyo ugiye gukora akazi ubundi ntabwo ubuzi uzahura nawe ngo muzakorana. Iyo ugize amahirwe murahuza, utagira amahirwe umwe agacaho n'agacaho. Noneho n'undi yagize amahirwe akaba abonye indi opportunité, ntabwo yakwanga kugira kuza kujya gukora izo nshingano ngo nuko ngo yanze gusiga runaka. Ibyo se byabaye. Ariko abantu nyine kubera ko baba bumva ibintu biri negatifu gusa, ugasanga nibyo bashaka guhuza. None se twabwirwa n'iki se ko n'ubundi niyo Sandrine atagenda andi bumuntu ari kugenda? Ariko birashoboka. Ntabwo bishoboka kuko ntabwo uzi objectif andi bumuntu yari yihaye ngo azakora kugeza ryari. Hari n'igihe yari gusezera kandi na Sandrine Sheja akihakora. Haba umwemwe kubera ko mwamumva ngo yakoranaga n'uriya ngo bumvikana ngo none haje undi ngo niwe bitumye. Ese niba tuvuge tubifate ko byaba naribyo, usibye ko atanari byo, kuba yagenda akora ko Sandrine yagiye ahimye nde? Amafaranga se yajyaga mu mufuka wa Sandrine se yajyaga mu mufuka wa andi bumuntu. Buri wese aba afite objectif yiwe. Igihe yumva ko aho ari gukora hatamushimishije nagenda nyine ajya gushaka ahandi, kuko ntabwo umuntu yaremewe gukora ahantu hamwe. Inyarwanda nabonye yabikotinze, nabonye yavuze ko mu bintu byatumye agenda icyo ngicyo abantu benshi bakekaga gishobora kuba kiri mu bizi imbere. Ni amatiku y'abantu. None se yagiye uko yagiye ku kazi kuri Kiss FM ntawagishije inama, ni nkuko no kuva ku kazi ntawazagisha inama kandi ntawe yagishije inama, usibye umutima nama wiwe. Niwe wamwerekeje ahashaka, niwe wamwerekeje mu bindi ashaka ko yari afite n'izindi nshingano yifitiye agiye gukurikirana. Rero abantu bajya bareka ibintu by'amatiku mwana, ni amatiku. Reka tugaruke muri siporo ho gato hano mu Rwanda, ari naho tuza gusoreza. Muri iki cyumweru havugwaga umukino w'ikipe ya APR n'ikipe ya Pyramide. Muri iki cyumweru ahumvikanye cyangwa se hagaragaye umukino wa APR n'ikipe ya Pyramide. Umukino wari wabereye inaha mu Rwanda, ikipe zari zanganyije. Noneho hakaba ari hitezwe ko ikipe ya APR nayo izajya hanze gura niyo ikipe mu mukino wo kwishyura. Ukurikije wenda uko ikipe ya APR yitwaye mu mukino wabanje, ni iki witeze kuri uyu mukino wo kwishyura uzaba muri iki cyumweru? Niteze ko imwe izatsinda indi gatsindwa.
sure ese undi suko babigomba kugenda nyine nose wakwitega iki nibyo ngibyo ubwo ntuzi ngo izatsinda ni iyihe izatsinda nzayemenya umukino urangiye yewe imboni nuko nguko wabibonaga reka tugushimire rero kuri ubwo kuri uko kuntu bibona reka tugushimire kandi turagushimira ku makuru yaranze icyumweru nyine ugerageje kugenda utunyuramo muri make ibiganiro nk'ibi ngibi ku Muragwa Family TV nakagaruka tunashimira abakunzi b'Umuragwa Family TV tubibutsa gukanda like share na comment ikirenza aho ngaho mukakanda kuri subscribe abatarakanda subscribe hanyuma turi kumwe no mu bindi biganiro murakoze cyane